nubwo hari abantu bagukorera ibyo na biriya, hari igihe ari Imana iba yabatuze ikabategeka kubigukorera. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere Imana abayiringiye ntago bazakorwa n'isoni. Niko ijambo ritubwiye, yatubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nta ntambara yakunyeganyeza, nta kibazo cyakunyeganyeza, nta burwayi bwakunyeganyeza, nta makuba n'ibyago byakutera ubwoba ngo bikunyeganyeze. Uzi neza ko mu ruhande rwawe hari Uwiteka, kandi uzi neza ko wiringiye Imana, kuko Imana ishobora ibintu byose mu gihe cyose n'ahariho hose. Iza irwana intambara zananiye babandi babacuti bawe wari wiringiye, ndetse za nkoramutima zifite umumaro n'ubundi usanzwe mu buzima bwawe. Yes, reka twongere tubahe ikaze n'ubundi turacyari kumwe na Evangeliste Kanani Jean Baptiste abagezaho ijambo ry'Imana. Ni muri ubwo buryo mwatubwiye yuko ijambo ry'Imana riri kubanyura, riri guca kuri ino YouTube Gasabo TV Limited. Natwe turavuga tuti tuba ijambo ry'Imana kandi ritari rikeya buri munsi. Mbese izajya ari nka lunch, breakfast ndetse abari na dinner. Nimugire ikibazo, ijambo ry'Imana muzajya muribona buri gihe. Turongeye turakwakiriye ugeze ku bantu bakurikiye Gasabo TV Limited, ijambo ry'Imana. Umwanya ni wawe. Murakoze kutwakira, Imana ibahe umugisha. Abantu bacu turagira ngo tubamenyeshe ko tubakunda, niyo mpamvu turi hano ku bwabo, kandi natwe turabizi neza ko bahari ku bwacu. Komenti bajya no ku matelefone barabitubwira, n'abadusengera batugira n'inama bati mwongere cyane rwose umwanya, mutwiteho ku ijambo ry'Imana. Natwe rero niwo mwanzuro, kandi twahamagawe n'Imana, twemeye ko tugomba kuyikorera, ndetse ku manywa na nijoro, mu mvura no ku zuba, mu masengesho yabo no mu nama zabo. Nizo nkunga nkuru dukeneye kugira ngo bakomeze badutere inkunga imeze gutyo. Natwe rero turahari ku bwabo, kandi kubwo gushyigikirwa n'Imana. Niyo mpamvu tuzajya tugera hano uko bwije n'uko bukeye, ndetse tugabashakira n'abashyitsi kugira ngo babashe kubaganiriza ijambo ry'Imana, tugire aho tuva, tugere n'aho tugera, kandi Imana izadushyigikira mu izina rya Yesu. Murakoze rero, nanjye ndabakiriye, ikaze, mugubwe neza, kandi imitima yacu mumfashe tuyihe umwanya wo gutekereza Imana, tuyerekeze ku Mana. Imana iduhane umugisha. Shaka ko tuganira ku magambo Imana yampaye ngo mbazanire. Turasoma amagambo y'Imana ari muri Zaburi, igitabo cya Zaburi 125, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri, ubundi tuyahe insanganyamatsiko. Niturangiza twibaze n'iki twakora kugira ngo duse n'ijambo ry'Imana, cyangwa twinjire neza mu mugambi w'Imana, cyangwa dukandagize ibirenge byombi aho Imana ishaka ko tubikandagiza. Kadusome. Aratubwiye, Zaburi 125 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, haratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Imana yacu ishimwe. Dusoma aya magambo, tubonyemo ukuntu abantu biringiye Uwiteka bameze. Bibiliya iratubwiye ngo bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ku murongo wa kabiri haratubwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose.
bivuze ngo ku murongo wa kabiri tubonyemo n'inyungu zo kwiringira Uwiteka. Iyo wiringiye Uwiteka, Uwiteka kugota, arakugota kuko umwiringiye. Bivuze ngo abiringiye Uwiteka nta kintu cyabasha kubanyeganyeza kuko bafite umurengezi witwa Uwiteka. Kandi iyo wiringiye Uwiteka uba winjiye mu bwishingizi bw'Uwiteka. Bivuze ngo niwe ugena ibigomba kukubaho, yaba amahirwe, yaba imigisha, niwe urwana urugamba rwawe, rwaba urw'umwuka n'urw'umubiri, kuko tubiziranyeho ko Uwiteka ashobora ibintu byose. Bivuze ngo rero kutiringira Uwiteka uba utakaje umurengezi, uba utakanyije umunyembaraga wakagombye kugaragara mu bintu byawe, akakurwanirira mu byo uzi ndetse no mu byo utazi. Ariko iyo umwiringiye ni nko kuba ufite ramforo cyangwa izindi mbaraga zitanagaragarira amaso y'abantu, ariko zikurinda ibyo ari byo byose n'imbaraga byaba bifite izo arizo zose. Tukiri aha rero, numvise ari byiza ko umuntu wese wumvise iri jambo yakwiringira Uwiteka, kuko ijambo riratubwira ngo bamwe biringiye amagare yabo, abandi biringira amafarashi, abandi bakiringira amazu n'ibindi. Ibyiringirwa byo birahari, ariko impamvu ndi kubinginga ngo twiringire Uwiteka ni uko ushobora kwiringira ibintu ntibikurwanirire, ntibikuneshereze, ntibigire icyo bikumarira, byagira n'icyo bikumarira, ariko ntibikurwanirire urugamba rwa nyuma. Impamvu kwiringira Uwiteka ari byo byiza ni uko Uwiteka akurwanirira akakuneshereza, kuko mu bushobozi bwe ashobora byose. Abantu biringira abandi kandi ni byiza. Nkanjye ngira inshuti niringira, bakajya bantungura bakankorera amasiripurize. Waba ukeneye ikintu iki n'iki akakiguha, waba ukeneye inama akaziguha, kandi byose bikakubera byiza. Ariko icyo nkundira Imana, nubwo abantu beza tubagira, nabo tujya duhangaho amaso. Urugero nk'umwana ahanga amaso ku babyeyi, ikintu cyose ukumva aravuga papa, aravuga mama, aravuga, kandi koko bakabikora nk'uko inshingano zabo ziri, bakabikora neza, bakamunezeza, akumva nta muntu uruta umubyeyi. Nanjye ndabyemera ko nta muntu uruta umubyeyi, ariko iyo tugeze ku bushobozi bw'Imana tugasanga Imana ishobora byose, dusanga nubwo twiringira abo babyeyi, nubwo mu muryango haba hari umuntu wagukoze ku mutima, ugukorera byose, ukwishyurira inzu wakubakiye, akagukorera ubukwe, akagukorera n'ibindi, ukumva umwiringiye, ntago mbikubujije, ariko hari indi ntambwe ukwiye gutera, ukiringira n'Uwiteka. Ko hari ibintu abantu badashobora, ariko Uwiteka ashobora. Haleluya, haleluya. By'abantu rero badashobora, batanagukorera, Imana yo yabigukorera. Kandi ndagira ngo nkwibutse ko nubwo hari abantu bagukorera ibyo na biriya, hari igihe ari Imana iba yabatuze ikabategeka kubigukorera. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere Imana abayiringiye ntago bazakorwa n'isoni. Niko ijambo ritubwiye, ratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nta ntambara yakunyeganyeza, nta kibazo cyakunyeganyeza, nta burwayi bwakunyeganyeza, nta makuba n'ibyago byagutera ubwoba ngo bikunyeganyeze. Uzi neza ko mu ruhande rwawe hari Uwiteka, kandi uzi neza ko wiringiye Imana, kuko Imana ishobora ibintu byose mu gihe cyose n'ahariho hose. Iza irwana intambara zananiye babandi babacuti bawe wari wiringiye, ndetse za nkoramutima zifite umumaro n'ubundi usanzwe mu buzima bwawe. Niyo mpamvu kuri abo bantu ntakubujije rwose b'umumaro mu buzima bwawe wari wiringiye, ukwiye kongeraho n'Uwiteka. Ko aho utageze amaboko y'Uwiteka arahagera. Ibyo badahishurirwa, amaboko y'Imana arabihishurirwa. Aho imbaraga zabo zitabasha kugera, amaboko y'Uwiteka arahagera. Niyo mpamvu ku byo wiringiye, ku bantu wiringiye, ku butunzi wiringiye, ku mashuri yawe wiringiye, ku mafaranga yawe wiringiye, kuri famiye wakwiringira zikomeye,
ku nshuti mwahuriye mu ishuri cyangwa muri bizinesi, mu kazi no mu ivugabutumwa, ukaba uziringiye, bagwaye n'amaporomesi bakajya babikora nyine uko babikusezeranyije, ugasanga nabo kwiringirwa, wakongeyeho Uwiteka ko amaboko yabo ananiwe, hakora amaboko y'Imana. Aho amaboko yabo atagera, hazagera ukuboko kw'Imana. Inshuti zanjye rero, numvaga nubwo mufite ibyo mwiringiye, bimwe twavuze haruguru, nubwo mufite abo mwiringira bariya twavuze haruguru, kandi mu buzima inshuti ni ngombwa mu buzima, kuko hariho n'abajyanama kandi beza, inshuti nziza, ku buryo ubona ahagaze aho mu cyimbo cy'Imana. Ariko kubw'imbaraga za muntu dufite aho zigarukira, kubw'imbaraga z'ibintu dufite aho zigarukira, noneho hari n'abiringira ibigirwamana. Ibyo byo nta mbaraga bigira, ntibivuga, ntibinakora, ni ibyo batunga gusa, barabibahaye babiguza amafaranga, bababeshya ko bigira umumaro, ariko bikaba bitawugira. Birutwa n'izo nshuti, nubwo nabwo izo nshuti zacu hari aho zitageza amaboko, ariko Imana igeza amaboko. Ariko nimbe nabo, akubwira imodoka akayikugurira, akubwira amafaranga akayaguha, kwemera minerivare z'abana akazishyura, ariko Imana yo amaboko yayarenga aho ngaho, agera no ku bugingo buhoraho. Urwara indwara z'ibikatu ikazigukiza. Ngana ku musozo, ko ntashaka kurondogora, nshaka gusoza, shakaga kubakundisha kwiringira Uwiteka, ngo mbereke n'umumaro wo kwiringira Uwiteka. Ndababwira n'abagabo biringiye Uwiteka, Uwiteka biringiye akabatabara, akabakura mu makuba n'ibyago, akabarinda gukorwa n'isoni. Nagira ngo kubyo mwiringira byose mugerekeho kwiringira Uwiteka. N'inshuti nziza mufite mwiringira, na bya bindi Imana yabagejejeho mukabitindaho cyane, bikababuza umwanya w'Imana, nimubyongereho kwiringira Uwiteka. Nigeze ndwara uburwayi bukomeye, hari ubuhamya nabitanzemo, amavuriro menshi barampebye, bambwira ko bigoye kugira ngo nkire. Ari ndwaye impyiko n'amakanseri n'amadiyabete, ndwaye igifu, ndwaye amarozi, ari nayo yambojeje izo nyama zo mu nda. Ndangije ngera ku rwego abantu bambwira ko ngiye gupfa, nanjye mbyibonaho, ntangira kuvuga ngo reka nsenga yo kwezwa. Ariko kuko nari ndiringiye Uwiteka, nkomeje no gukora umurimo w'Imana, ibintu byose nabishyize mu maboko y'Imana. Imiti narayigabanyirije agaciro, nubwo nayinywaga, ariko nkayinywa nsenga, numva ukuboko kw'imiti ari guto kuruta ukuboko kw'Imana, kuko nasengaga Imana nagira n'amahirwe nkanavugana nayo. Maze Imana ibonye ko nyiringiye, ivugana nanjye, yohereza marayika arambaga, ambaze ndakira. Icyo gihe sinaryaga amavuta, sinaryaga umunyu, nta kintu nari nkirya. Naryaga imboga z'ibyatsi zitekanye n'ibirayi binombanye bitagira umunyu, nahindura nkarya igitoki. Nanywaga amazi yonyine, ko nari ndwaye impyiko zombi, nyara amaraso. Nari narabihiwe n'ubuzima, ariko kuko nomatanye n'Uwiteka, Uwiteka ngirira neza, yohereza marayika arambaga, arankiza, mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abiringiye Uwiteka rero ntago bazakorwa n'isoni. Nari ntegereje ko zigiye kunkora, nari ntegereje ko ngiye gusiga utwana twanjye ari udupfubyi, nari ntegereje ko umudamu wanjye agiye gusigara wenyine, nari ntegereje ko imishinga yanjye napanze nibura ntakozemo na mike. Hego tuzataha, tuzava mu buzima, ariko uko Imana igenda ikusunikira iminsi yo kubaho, hari ibintu ugenda ukemura, hari ukuntu ugenda urera abana, hari uburyo ugenda wongera wubaka imbaraga za famiye cyangwa z'umuryango. Hari n'igihe ugenda ukomeza ugira abantu inama, hari n'abantu bagenda binjira muri situwasiyo nziza ku bwawe, ko turi abajyanama b'abantu benshi. Imana idusure kandi tugire neza. Icyo gihe Imana yangiriye neza kuko nari nyiringiye. Nisomye Bibiliya kugira ngo ntatinda, usangamo abagabo benshi biringiye Imana, kandi Imana ibagirira neza, igendana nabo, ibarinda no gukorwa n'isoni. Hari abahungu b'Abayuda 3 nkunda, umwe yitwa Saduraka, Meshaki na Abedenego. Barabanyaze babakura i Buyuda, babajyana i Babuloni. Bahageze hari abanyagano, ariko ngo bashima ubwenge bwabo kuko bubahaga Imana. Babashyira mu mashuri, bameteriza, bajya kwiga indimi z'Urukarudaya n'imico y'Abakarudaya, barabimenya. Bamaze kubimenya, babashyira mu buyobozi bw'icyo gihugu, barayobora. Ariko igihe kigeze,
bashyiraho itegeko ryo kugira ngo nubwo basenga Imana nabo baramye ibigirwamana, bakora ikigirwamana bagishyira mu kibaya cyitwa Dura, babategeka kukiramya. Ariko kuko buzuye umwuka wera bavuganye n'Imana, hari ibyo bavuganye n'Imana, baravuga ngo ntago twasenga ibigirwamana, ntitwakubarira ibigirwamana. Barangije baranga, bashyiraho itegeko, baravuga ngo umuntu utari bwubarira ikigirwamana baramujugunya mu itanura ry'umuriro. Bari babizi, ryari itangazo. Babaha amahirwe ya mbere, babaha ya kabiri, bagira nabo bababwira batari ko Saduraka na Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kuba rwose musuzugura itegeko ry'umwami, mwari abanyagano, mukiga kuri buruse zacu, tukabaha akazi mu gihugu cyacu, tukabazamura mu ntera, mugahembwa amafaranga y'igihugu cyacu, none muratusuzuguye pe, mwanze kuramya ikigirwamana twakoze. Ariko kubera ko basenze Imana, bavuganye n'Imana, biringiye Imana, noneho baravuga bati iyo twiringiye ntago twayikoze isoni, natwe turabizi ko itadukoze isoni, kuko yatanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, aho gupfukamira imana z'ibigirwamana twahitamo gupfa. Byarangiye bite? Bategetse abantu barababoha, babajugunya mu itanura ry'umuriro, benyegeje 7 babajugunyemo. Abo mu itanura icyantangaje bavamo ari bazima, ariko abafashwe n'ibirimi by'umuriro bo barapfa, sijye wahera. Bivuze ngo amaboko y'Imana aba ku bantu bayiringiye ahantu hariho hose, mu gihe icyo ari cyo cyose. Nshuti yanjye, ntutakaze kwiringira Imana, kuko n'abatubanjirije izo ni ingero nari ndi gutanga, bagiye biringira Uwiteka Imana kandi ntibakorwa n'isoni. Yiringire nimba wari utangiye gutakaza ibyiringiro, nimba utarayiringira yiringire, nigukoze isoni uzabimbaza. Kereka nukora ibyaha cyangwa ukiringira Imana itari Imana nyamana. Ubwo niba wiringira ibigirwamana, isoni zo zagukora, ariko niba wiringira Imana nyamana ntuzakorwa n'isoni. Ndavuga ku wundi mugabo umwe wari uri nawe wiringiye Imana, Imana ntiyamukoze isoni. Umugabo witwa Eliya ku musozi Karumeli. Soma, tubisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, uzahasome ku nkuru za Eliya. Igihe kimwe hari hayoboye umwami umwe, ashaka n'umugore amukomoye mu bigirwamana, basanga basengaga Imana, ariko umwami n'umugore batangira gutoteza abasenga Imana. Eliya bibonye batangiye kwica abahanuzi, arangije arahunga. Ariko igihe kiza kugera, noneho aho yari yarahungiye aza kubwira umwami Ahabu na Yezebeli ati rero nubwo mwimitse ibigirwamana mukaba mwarisha abahanuzi, ntabwo ibi bintu twabyihanganira. Igihe kirageze ngo mpamagare Abisiraheli tuve mu rugabangabo. Twasenze Imana ivuga, yavuganye natwe ibyivuze irabikora, twarayiringiye, ntiyigeze dukoze isoni. Mu bigeragezo bitandukanye no mu ntambara zitandukanye twiringiye Uwiteka, tubona agendana natwe. Basogokuruza barabizi, yabambukije inyanja itukura, ntiyigeze atuma inyanja ibarengaho. Kandi hari ibihamya dufite by'uko Uwiteka bamwiringiye, no mu batubanjirije nta n'umwe yigeze akoza isoni. None rero natwe tugiye kwiringira Uwiteka, noneho twizeye ko atadukoze isoni, kandi tugiye kubikora mu ubu buryo. Kadufata abahanuzi ba Bayali n'Abashera, tubahe igitambo cyabo, batamba igitambo, bahamagara Imana yabo, nigitwikisha umuriro turayamanika, turasenga Shera na Bayali. Ariko natwe muraduha igitambo cyacu, kibasa cyacu tukibage, tugitambe, duhamagara Imana yacu, nitwika igitambo cyacu namwe murayamanika, muraba bagarukira Imana. Abyemeranya gutya, abahinda y'abakuru barasenga. Bageze ni munsi, imana z'ibigirwamana kuko zitumva, habe no guseruka, habe no kuvuga, bikatisha amabuye, amabuye arasara arava. Ariko barangije arabanegura, aravuga ati ariko Imana yanyu ikunda amaraso, ubwo mwikebye ndigiye kuza. Imana yabo kuko yari Imana y'ibigirwamana ntiyaza. Soza Eliya ageze igihe cyo gutamba, mu gihe cyane munsi, niko Bibiliya ivuga. Rangije ahamagara Imana mu magambo make 3, aravuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo,
uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, kandi nkoze ibi kugira ngo Abisiraheli bamenye yuko ukiri Imana ifite imbaraga, uko wadutabaraga kera n'ubu wabishobora. Imana yumvise uburyo ayihamagaye, Imana iraza itwika igitambo. Abisiraheli bari baraguye, barasenze ibigirwamana, baribagiwe Imana, baribagiwe imvugo y'Imana n'imikorere y'Imana, bose bubarara imbere y'Imana ya Eliya na Eliya, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Barangije Eliya afata abahanuzi ba Bayali arabica, Abisiraheli bongera gusenga Imana. Imana idusure kandi tugire neza. Iyo wiringiye Uwiteka rero nsoza, uvuguruza ibigirwamana, ahubwo ugashyigikira imigambi y'Imana, ukira abantu mu nzira yo gusenga Imana nyamana, ukaba waca imisengere mibi y'ibigirwamana. Nawe rero nimba wiringiye Uwiteka, aka kanya ibigirwamana bigendere kure, kandi n'inshuti yawe uzisenga ibigirwamana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uyibwire ko nta yindi Mana yo kwiringirwa uretse Imana ya Isiraheli, uretse Imana yacu, uretse Imana dusenga ikumva ikavuga kandi ibyivuze ikabishyira mu bikorwa. Iyaduhaye Yesu ngo aducungure Golgota ku musaraba, tukaba dusigaye twinjira mu rugo rw'Imana diregite ku bw'igitambo kimwe cy'amaraso ya Yesu yaviriye Golgota ku musaraba. Umuntu akaba asigaye yemerewe gupfukama yanakoze ibyaha akabwira Imana ngo Mana mbabarira, akaba umwere imbere y'Imana. Iyo niyo yo kwiringirwa, niyo mbifurije kwiringira, nk'uko Eliya yabikoze, nk'uko Saduraka na Meshaki babikoze, ntibakorwe n'isoni. Iyo nimuyiringira namwe ntimuzakorwa n'isoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusenge. Iy'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana igira neza, itugirirane neza, kugira ngo tube ariyo twiringira gusa, dutsembe mu mitima ibigirwamana, mu mitekerereze dutsembe ibigirwamana, mu nzira tunyuramo tugendere kure y'ibigirwamana, kugira ngo twiringire Uwiteka, kuko nta n'umwe yigeze akoze isoni. Yabanye n'abatubanjirije igaserukana nabo neza, ikabihesherezaho icyubahiro, ntibakoze isoni. Natwe muhumure ntizadukoze isoni, mu izina rya Yesu, amen.